abakiriya nabasezeranyije ko nzajya mbaha imari za buri munsi. Uyu munsi noneho naje hano munsi ya hoteli ya Palasiti Roke mu mujyi wa Nyamata rwagati, ku bahazi ku kigo cy'urubyiruko Centre de Jeunes hepfo gato. Inzu ihera hariya kuri iyo miyenzi, ngira ngo murabona mu mbuga zayo. Ni ikizu kinini cyiza cyane kiri in progress, cyubakwa ariko kibura utuntu duke kuko kirapavomyemo imbere hose kirakinze. Ngira ngo kirabura duke nk'uko mubibona. Ni ikizu cyiza cyane cya kadasiteri, reka tugitambagira inyuma mbere kuko kimeze. So gihera hano kuri iyi fondasiyo y'amabuye. Ngira ngo iyi ni fondasiyo ya korotire murayibona. Ngira ngo murabona hano ni mu rubavu rwacyo. Amafose murabona ko ari imirimo igikomeje. So rero ngira ngo murayibona ni inzu yubakiye kuri fondasiyo y'amabuye nziza cyane. Aha ni mu gikari cyayo, aka ni akadushe n'agatuwarete byo hanze bicyubakwa. So ngira ngo murabona aha ni mu gikari, ni inzu ifite amazi, amashanyarazi, abaturanyi beza, ikibanza kinini cyane, inzu nini kandi ifite ibyumba birenga 4 ndetse n'indi myanya yose muzi ikenewe mu nzu. So ngira ngo murabona ko ikibanza cyo rwose bantu banjye ni kinini. Aha rero ni Nyamata mu mujyi, ngira ngo murabibona hirya gato ni kuri gare, ruguru ni kuri Palasiti Roke. Murakoze.